twahawe icyo tugiye kwigaho. Hanyuma turebe ibibazo, izi mbaraga ni izihe? Ikibazo cya kabiri, zikorana natwe gute? Haleluya. Bibiliya yavuze ngo ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dutekereza n'ibyo twibwira. Umuntu wese, abantu bose bagira ibyo bibwira, bagira n'ibyo batekereza n'ibyo bagambirira. Rimwe na rimwe nawe wisubiramo wabireba, wareba ibyo uratekereza ugasanga biraruta cyane ubushobozi bwawe. Icyo gihe rero biba biruta ibyo wibwira. Wareba imigambi ufite, watekereza imigambi ufite, ukabona iraremereye cyane, kandi ukabona ngo bizagenda bite. Bibiliya yavuze ngo ibasha gukora ibiruta cyane. Haleluya. Ibasha gukora, yes, ibiruta cyane. Hari amagambo usoma bigomba kumva ibiruta cyane. Ntabwo ari ibiruta gahoro, ntabwo ari ibingana, ntabwo ari ibyenda kungana, ni ibiruta cyane, beyond our limitations, birenze ibyo twibwira. Ariko kugira ngo tubyuke, reka turebe izi mbaraga izo ari zo mu buryo bworoshye. Ndaza no gutanga ingero, mvuge n'uburyo izi mbaraga zikorana natwe. Izi mbaraga z'ubumana twahawe ni ukubaho kw'Imana muri twe, ni ukubaho kw'Imana muri twe. Iyo mvuga ukubaho kw'Imana muri twe, ni ukuvuga ngo ni ubwiza bw'Imana, ni imbabazi z'Imana, ni icyubahiro cy'Imana. Nicyo twita ukubaho kw'Imana muri twebwe. Abo mu ndimi z'amahanga ni presence y'Imana. Ubu iyo duteranye tukavuga ngo ahantu hari ukubaho kw'Imana cyangwa hari Imana, ntabwo wabikoraho. Ariko uvuga ngo ubwo bwiza bw'Imana n'icyubahiro cyayo biba biri aha hantu. Hari ukubaho kw'Imana kuba kuri aha hantu. Nicyo gihe ukubaho kw'Imana, iyo kugendagenda ibitangaza birakoreka. Ariko ntabwo tubona ngo turagize izirage, ntabwo ari byo. Ni ukubaho kw'Imana. N'ubu twicaye mu kubaho kw'Imana. Izi mbaraga twahawe ni ukubaho kw'Imana muri twe. Ukubaho kw'Imana muri twe. Turyamye, ukubaho kw'Imana kuba kuri muri twe. Tugenda, ukubaho kw'Imana kuba kuri muri twe. Dufite ibibazo, ukubaho kw'Imana kuba kuri muri twe. Tutariye, ukubaho kw'Imana kuba kuri muri twe. Twariye, ukubaho kw'Imana kuba kuri muri twe. Twambaye, ukubaho kw'Imana kuba kuri muri twe. Tutambaye, ukubaho kw'Imana kuba kuri muri twe. Ningera ku ngingo ya kabiri yo kuvuga uburyo dukorana, izi mbaraga zikorana natwe, murabyumva cyane. N'ubu buryo murabyumva, ariko ntimuragera ku rwego numva mugomba kugeraho. Hari aho utaragera, uracyarimo wibaza, uracyarimo kubitekerezaho. Hari n'uri kwibaza ngo ariko none mbaraga harimo ukubaho kw'Imana ngo nanjye ndagufite. Ikindi, iyo tuvuga imbaraga z'ubumana twahawe, ni umwuka wera uba muri twe. Ni umwuka wera, nizo mbaraga z'ubumana. Gatatu, ni Yesu Kristo twakiriye. Kane, ni agakiza twakiriye. Imbaraga z'ubumana twakiriye, imbaraga z'ubumana twahawe, ni ukubaho kw'Imana muri twe, presence y'Imana muri twe. Kabiri, ni umwuka wera twahawe. Gatatu, ni Yesu Kristo twahawe. Kane, ni agakiza twahawe. Ibi bintu byose mvuze bihuriye muri iri jambo rivuga ngo imbaraga z'ubumana. Haleluya. Amen. Imbaraga z'iki?
wazita imbaraga z'Imana, wazita imbaraga z'ubumana. Njye ndimo ndakoresha imbaraga z'ubumana. Imbaraga z'ubumana ibi mvuze byose biza bibumbiye mu kintu kimwe twita imbaraga z'ubumana. Imbaraga z'ubumana icyakabiri ndaje hanze urugero. Icyakabiri ni kuvuga imbaraga z'ubumana ni kamere y'Imana, imiterere y'Imana, kamere y'Imana. Kamere y'Imana rero niho harimo urukundo rw'Imana, niho harimo imbabazi z'Imana, niho harimo kwera kw'Imana, niho harimo gukiranuka kw'Imana, niho harimo ukuri kw'Imana, niho harimo imiterere y'Imana. Iyo turirimba ngo Imana irera, tuba tuvuga imiterere yayo. Iyo tuvuga ngo Imana ni urukundo, tuba tuvuga imiterere yayo. Reka bihuze rero. Haleluya. Amen. Iyo twakiriye Imana, iyo dukijijwe tukakira Yesu Kristo, uwo Kristo aza muri twe agahita azana n'iyi miterere y'Imana yuzuye. Iyaje oya kiza kakatanga ni keza nayo wakabuze nuko yagakunze siko bimeze. Ubu rero mfashe aka gakapu fumbira imashini imashini irafunze. Reka mfate ko cyangwa dufate ko aka gakapu karimo zahabu, kakabamo amayero, kakabamo amadolari, kakabamo amanyarwanda, kakabamo ibiribwa, amashiringi n'amayuwani n'amasefa n'amapawundi na telefone ziheze. Siko bimeze? Bikaba birimo hano tujyane kugira ngo mwumve urize hamwe ibi bice by'imbaraga z'Imana navuze. Icya mbere navuze kubaho kw'Imana harimo umwuka wera, harimo Yesu Kristo, harimo agakiza. Icya kabiri ivuga imiterere y'Imana, harimo urukundo rwayo, harimo imbabazi zayo, harimo ukuri kwayo, harimo ubugwaneza bwayo, harimo kugira neza kwayo. Iyo twakiriye agakiza, iyo twakiriye Yesu Kristo, haleluya, bisa n'aka gakapu kuzuyemo biriya byose twavuze by'amayuwani n'ibindi byose. Siko bimeze? Hanyuma akaduha Chakira mu izina rya Yesu. Akaguha chakira uyu mushiki wanjye guhora yirata ku bandi ngo murebe agakapu ufite, akagenda amatereka mfizi, ariko atazi ibirimo azabikenana. Achaki kandi mukingura amatwi y'umuntu cyane rwose kandi ndatuje. Namuhaye byarangiye, ariko mwibuke ko urashaka ko harimo zahabu, harimo yamayuwani, harimo telefone nziza, harimo imyambaro, byose birimo. Ariko bagashyira ku kaboko akagenda yiratira agakapu mwakabonye, akabye akibagira turi kumera. Ariko mu kanya agahindukira akaza akabwira murumuna w'uyu, akamubwira ati ariko ubu ntiwanjije igihumbi, kandi byose birihe ni ukuvuga ngo icyo asabwa n'igikushiki wanjye ni uko afungura ya mashini binyuze mu bwenge
reka mbere zivane neza. Haleluya. Kuba mushiki wanjye afite akagata ari jye wakamuhaye ariko akongera akampindukirana akambwira ngo wampaye telefone kandi jyewe narabifashe byose mbizibira hamwe mbishyira hehe ubu uzibye ko cyangwa kubona cyose reka nsubire ubu mbibuke ngo bitugushye kugira ngo ahari bivumbuye umwanganya ariko njyewe nyiri kumenya udanga ririmo ntabwo nakwiganya ahubwo bisa no kumukangura yabavuze ntabwo nabikoraho n'urugero nafashe nuvuga ngo dore ikintu agomba gukora mushiki wawe ni ugusaba ubwenge ni ugusaba kumurikirwa ni ugusaba kumenya kugira ngo avumbure ibyo yahawe hano. Reka mbiza ubu dufite ibintu abaturage tujya duhora dusaba Imana ariko twabihawe tubifite ugasanga umuntu yibaraje yigirije n'ibyo kwiza ahubwo n'ubize cyane umuntu umaze icyo gusengera urugero akavuga ngo n'umuntu agasaba Imana wumva imbaraga none Yesu wakiriye yazanye iki none Yesu wakiriye yaje ari iki n'umurimbo umwuka wera ndetse utarakira umwuka wera umwuka wera wakiriye n'uwo mu materaniro n'uw'imirimbo n'uwo kuratira abantu n'uwo kuvuga ku ndimi gusa n'imbaraga zikurimo n'igihe uri mu murima ufite izo mbaraga. N'igihe uri igare uva mu mujyi uza hano iyo wicara ku igare uvuga ngo nicara n'imbaho kandi imbaraga z'Imana zirimo ndaje haleluya Yesu yego waburara bakavuga ko burara n'ikibazo gito ariko icyo nzi cyo ufite imbaraga ndaje turi kumwe turi kumwe kuko nta miterere y'Imana rwa rukundo rw'Imana rurimo hano imbabazi z'Imana zirimo hano icyubahiro cy'Imana kirimo hano igikundiro cy'Imana kirimo hano nongere kurusha navuze ni wowe ugomba kuvumbura none batangira kugenda bavuga kuko namenye ko nahawe igikundiro ndagenda n'igikundiro ahubwo uratangazwa n'uko abantu batari babona igikundiro wahawe kuko wowe urakizi none ubanza aba bantu nta makuru bafite ukagenda na otorite si yo gukandagira abantu ni otorite imbere y'imbaraga z'umwijima ni otorite imbere y'isi y'umwijima apana kuvuga ngo nambaye neza ufite otorite no nubwo wambaye inkweto ihengamye ariko you have authority ufite otorite ufite ububasha kuko barabuhawe ibasha gukora ibintu cyane byo twibwira n'ibyo dutekereza kuko imbaraga ze nyinshi ziri zidukoreramo. Haleluya. Shimwe. Amina. ibintu by'ukuntu abantu bikora mugiye mubwira ngo mukorera ngo karaniye ngo ntabwo uzi ko nabigenza uramenye imbaraga wahawe sinabivuzeho ijambo ry'umuntu rikugaburira ibitekerezo byawe ibyo naganiriye gute igitekerezo cyawe gikomeza kizerera erega nawe ukagicumbikira kandi uzi imbaraga zikurimo cyangwa
inkota yavuga inkota barezi iyo ni inkota barezi sasa inkota murayizi inkota yavuga kandi adasinziriye urega inkota yavuze ngo ntabwo zibyaje ishaka izane n'inyamakuru bayigira izane na nyirarume izane na murumuna wayo izane na mwerezi wabo izane n'abakazana bayo izane niba ari nawe biganye ngiya papa bibiliya yavuze ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo gutekereza kuko imbaraga zayo nyinshi zidukorera mo ishaka ibyo mbwira ikintu ibibazo zakuza cyangwa ibihumira ni ibikotse gusa kuko bisakuza hejuru nawe ibindi ntabwo wananiwe koma Hallelujah! Perezida ngo yavuze n'umugore ngo ntiyamusubiza ngo namusuhuza ngo aramutera mu mwaka kuko imbaraga ziri mu zimukoreramo ngo hari ibyo ngo yisiga ngo babyisiga ngo bamusuhuza barishaba cyakora none n'ibishaba nyine yo kubishaba ariko ntabwo ari ishaba y'ubugizi itewe muri gifatanye nanjye ngo arayitwara niwe wayitwara Bibiliya iravuga muri Yohana wa mbere igice cya kabiri umurongo wa kane Bibiliya iravuga ngo uri mu ruhande rwawe abaturi mu ruhande rwawe abantu batusubiza kandi ngo hari ibyo baba bisize ngo hirya no hino kwabura hari hirya no hino ntabwo bize ariko numva iryo shaka Hey, hallelujah! Move it. Move here, but she can go. Paulo yandikira Abaefeso ntabwo yabandikiye nk'abantu batarakizwa yabandikiye nk'abantu bakijijwe ngo ajye kubandikira kandi abasengera ntabwo yababwiye ngo ndasaba ngo Imana ibahe imbaraga ahubwo yaravuze ngo mujye ku murongo wa cumi na kane mujye ku murongo wa cumi na kane mujye ku murongo wa cumi na kane gatatu cumi na kane hanyuma muvuge uburyo imbaraga z'Imana zikorana nawe mbere icyo yabasabiye uko abantu bari barahawe imbaraga ko batarazimenya mu myumvire yabo mu mitekerereze yabo bagifite ibintu bitari byo bagifite ibintu bidakwiriye bagifite ibintu bagitekereza bitari byo ujye ufata utuntu tugufi ukupe nibwo bijya bigenda neza arabasengerera